Kunumva napfuye nk'uko byara sibona igitwe gihonze hasi n'ukuri reka reba ariko icyo ribaye rero ko ntacyo ntibaye kabisa ahubwo se ubu nibyangiritse ra reka nshaka ukuntu narikora ngomba kurangira reka nshaka ukuntu igare ndikora nona kugira ngo mbone uko ngera mu rugo ngomba gushyira hano ibintu bigaragaza yuko nakoze impanuka n'ibindi ahangaha ko nakoze impanuka kugira ngo mu modoka ataza kungonga. Okay, sawa reka njya kubishaka. Reka bino bintu bishyira ahangaha kugira ngo babone ko nakoze impanuka nagira ungonga araza kuba atarize. No. Kugira ngo n'abaturutani inyuma baza kubibona. Sava. Wapi byanze. Kuva ryari ikijubati cy'amagare cyabaye imodoka mu muhanda. Ikintu cyose ni kinyabiziga none si kinyabiziga. Ariko sava ntukazana ibintu ujye ugabanya ububabironi. Iki kinyabiziga kirabaruwe ugitwara afite kategori ntago bishoboka. Wapi we wakiba je nagomba gushyira n'ibimenyetso byerekana yuko nakoze sava. Amen. Narimwe usiko urashaka kunyitirana na yaroni wakiba nje banyita Patifaya mamene. Kibazo rero mukunda kugendera kandi namujyama nironi umva mwana we Patifaya ibintu mubwira cyo iyo wakoze impanuka ugomba gushyira ibimenyetso twe twize mu mategeko y'umuhanda mwana. We none se amategeko y'umuhanda ufite kategori se nkwereka ibyangombwa se gihe reka mbe nikana n'akagare kanjye kugira ngo ubone ko ibintu biba biseriye mwana. Nandika mbe nikana akagare kanjye No. Sava ujye ugabanya ubusazi buvanze na coronavirus. Sava ufite ubusazi buvanze na coronavirus. Mana uko wafasha